Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Nari mbakumbuye cyane inshuti zanjye, abakunzi banjye. Imana ibahe umugisha. Mumeze mute muri iyi guma mu rugo? Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane. Abari hafi n'abari kure ndabaramukije mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha za nshuti zanjye tubiziranyeho, babakunzi banjye. Ndabasuhuje cyane abakomeza kunkurikirana mu mpande zitandukanye, ndabibona cyane ko munkurikirana kuri channel yanjye. Abantu suhuje harimo by'umwihariko umuntu bita Ernestina ni umuntu nabonye unkurikirana cyane ahantu hose kuri channel yariyo yose, muri comment Ernestina duhuriramo. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, ariko ndakwinginze uzanyiyereke amaso ku maso nkubone, cyangwa se uzanyandikire rwose Ernestina, nkwemereye akantu. Imana iguhe umugisha mwinshi cyane. Tugiye rero kuganira amagambo y'Imana ari ku mutima, amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye. Ariko mbere yo kuyavuga ndifuza kubanza gusenga Imana kugira ngo iyobore amagambo tugiye kuganira, iyakurikirane ku bazayumva, kandi ku muntu wese uzagerageza kuyumva hazaremeka ikintu mu buzima bwe. Reka dusenge. Mwami Yesu, ndagushimiye cyane, uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe niryubahwe. Yamasaha ngiye kuganiriza ubwoko bwawe, ndagira ngo iri jambo ngiye kuvuga ribe inkomezi mu mitima y'abantu bagiye kuryumva, ribe inkomezi mu mitima y'abantu bazaryakira, kandi umuntu wese uzaryakira hazahinduke byinshi mu buzima bwe, kandi umuntu wese aho iri jambo rizagera hazahinduke byinshi, hakureke byinshi. Urakoze nyakubahwa Imana ko uri Imana y'amaboko. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen. Amen. Tugiye kuganira amagambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abami, bamwe bavuga Abami ba kabiri, ariko reka jyewe mvuge ngo igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya gatanu. Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya gatanu, turasoma duhere ku murongo wa mbere. Haravuze ngo Namani umugaba w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi w'umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Reka turangirize mu byakozwe n'intumwa, igice cya 18, turasoma duhere ku murongo wa 24 tugeze ku murongo wa 25. Ho haravuze ngo hariho umuyuda witwaga Apolo, wavukiye mu Alexandria, bukeye agera muri Efeso. Yari umuntu w'intyoza, w'umunyabwenge, kandi akaba n'umuhanga mu byanditswe. Uwo yari yarigishijwe inzira y'umwami Yesu. Yagiraga umwete mwinshi mu mutima, avuga ibya Yesu kandi abyigisha neza, ariko yarazi umubatizo wa Yohana gusa. Imana ishimwe cyane. Tugiye kuganira aya magambo. Aya magambo kandi afite umutwe cyangwa teme cyangwa intego ivuga ngo kumenya icyo ubura. Kumenya icyo ubura mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ukwiye kumenya ngo n'urugero, narize, nzi ubwenge, mvuka mu muryango muzima, nashatse mu muryango muzima, ndakunzwe, ndasa neza, ariko ukongeraho akantu, kongeraho ko kumenya ko hari ikintu ubura. Kumenya icyo ubura biri mu mahirwe umuntu akwiye kumenya, cyane cyane umukristo. Kumenya icyo ubura, kumenya aho bipfira, kumenya intege nke zawe, kumenya icyaguhesha kugumya gukundwa n'Imana. Aya niyo magambo rero tugiye kuganira avuga ngo kumenya icyo ubura. Ndi buvuge kuri uyu mugabo witwa Namani. Namani yari afite ibintu 5 nshaka ko tuganiraho. Yari afite ibintu 5, wowe ushobora gusanga ufite 7, 10,
bitatu ushobora gusanga wowe ufite n'ibiruta ibyo Namani yari afite, nubwo yari abifite ariko hakazaho ariko. Kandi turi buze gusoza turasoreza muri ariko. Nimba hari ahantu ufite icyo ubura, ariko nimba hari aho byanga, ariko nimba hari aho ugira intege nke, turaza gusonza dusenga. Cyambere Namani yari afite, Bibiliya yagaragaje muri iriya mirongo twasomye, cyambere yari umutoni. Yari umutoni. Umutoni bivuze iki? Umuntu ashobora kubyara abana 5 ariko akagira uwo atonesha. Umuntu ashobora kugira abakozi 3 2 ariko akagira uwo atonesha. Gutonesha ni ijambo ry'ikinyarwanda byumvikana. We yari umutoni kuri shebuja. Cyo kintu yari agifite, kandi biri mu mahirwe abantu benshi batagira, gukorana n'abandi, kuba mu isosiyete imwe n'abandi ariko ukabura ubutoni. We yari umutoni, niko Bibiliya yagaragaje. Cya kabiri Bibiliya yavuze kuri Namani, yari umunyacyubahiro. Yari umunyacyubahiro. Bantu b'Imana, icyubahiro kiraryoha. Muraza kwihangana amagambo ndavuga ntuje, kuko n'amagambo araremereye muri giye kuyavuga, arakomeye. Nyagasana fasha mpe kuyavuga ntuje. Cya kabiri Bibiliya ivuze kuri Namani ko yari umunyacyubahiro. Cyubahiro kiraryoha. Kankubwiza ukuri, n'abadamu nkanjye bagira abakozi bo mu rugo, ukagira gutekera, ukagira ukurerera abana, ukagira umuzamu, woza imodoka, kuguhamagara mabuja byonyine ni cyubahiro gitoya ariko kiryoshye. Cyubahiro kiraryoha. Nigeze kugira amahirwe yo kubahwa birenza aho mvuka. Nivuga ngo birenza aho mvuka, ariko ubundi by'Imana yadushizemo dukwiye no kubahwa, ariko icyubahiro tudaprovoka mu bantu. Nigeze kugira icyubahiro rimwe ngiye mu gihugu, hari igihugu kimwe nari ngiye kubwirizamo ubutumwa, bantumiye nakirwa n'icegera cya perezida. Ndebye uburyo nescotinzwe, ndebye uburyo abantu banyubashye, mbona icyubahiro kiraryoha n'ukuri. Icyubahiro kiraryoha. Namani uyu yari umunyacyubahiro, yari afite icyubahiro mu itimu y'abasirikare yayoboraga, yarubahwaga, iwe yarubahwaga. Bibiliya igaragaje ko Namani ikintu cya kabiri yari umunyacyubahiro. Icya gatatu Bibiliya yavuze kuri Namani gikomeye, ngo yaraneshaga. Nukuvuga ngo yarazi gukora pura y'urugamba, yarazi gupanga umutwe w'abasirikare ayoboye. Nta hantu na hamwe Namani yateraga ngo aneshwe, ngo Imana yari yaramuhaye kunesha. Imana ishimwe. Imana yari yaramuhaye ubushobozi bwo kunesha. Icya kane Bibiliya yavuze kuri Namani, yari umunyamaboko. Yari umunyamaboko. Hari abantu b'abanyamaboko mw'abantu. Hari abantu baba ari abanyamaboko, cyo bakoze cyose kikabahira, ibyo bavuze rikijyana. Aya mahirwe Namani yari ayafite, ngo ari umunyamaboko. Cya gatanu yari intwari. Yari intwari. Ubundi akenshi intwari bakunda kuyivuga yapfuye. Niho bakunda kuvuga ubutwari bw'umuntu, ubutwari yagiraga, niho bakunda kumuvuga ibigwi. Ariko Namani Bibiliya imuvuze yarakiriho ku mugaragaro ko yari intwari. Ari kumva ikintu gishoje, ibyo bintu byose bitanu, ariko yari umunyabibembe. Bivuze iki? Ushobora kuba mu rusengero kamaramo imyaka myinshi, ukaba umudiyakoni, ukaba umupasiteri, ukaba umuyobozi runaka, ukaba umuririmbyi uririmba bya hatari, ukaba umunyamasengesho, ukaba ufite ibyiciro ushinzwe, ariko hakazaho akantu kavuga ngo ariko nindaye, ariko no muheheze. Ushobora kuba mu rusengero ufite ibintu bikomeye ukora, ukunzwe n'umuntu akureba akabona nta kibazo ufite, ariko mva ko umuririmbyi umwe yaririmbye, ndumva ari wa 373 gutyo, yararirimbye ngo hariho icyo nkwaka mwami nubwo mpora ngucumurako. Arantu yageze aravuga ngo nyamara njya mbyibonamo, jya mboneza. Yarashatse kuvuga iki? Yarashatse kuvuga ko abantu babona ari mwiza, ari ingeso nziza, nta byaha bamubonamo, ariko wakagira ibyo yibonamo. Ushobora kuba mu nzu y'Imana ntitugire icyo tukubonamo, ariko wowe hari ibyo wiyiziho.
nikiri ijambo risobanuye. Ushobora kuba ufite ibintu birenze 10 ukora mu rusengero babikubahira, umuntu wese yabikubahira, umukozi w'Imana turamwubaha, n'umurokore, n'umwana mwiza afasha abantu, n'umuririmbyi, n'umuhanzi, n'iki na apostle na apotere afite ariko uri umugome. Ushobora kuba uri dirijante, uririmba udirija neza, wantona bikaryoha, abantu bose bakubaha, wasiba bikapfa, korari yasohoka udahari ibintu bikazamba, ariko ugira urwango. Aka kantu kariko mumfasha kumva, aka kantu niyo kajeho ku bintu usabwa, aka kantu iyo kajeho ku bintu ukora, aka kantu iyo kajeho ku bintu uzwiho, kakazaho ariko. Ndifuza ko umuntu wese unkurikiranye muri iri jambo agira agakiza, ariko katazaho, ariko ameza atyo, ariko ni umugome, ariko nta muhagira, ariko ni indaya, ariko agambanira abandi. Ariko uyu Namani isoza ry'ibi bibembe ryaturutse ku muja cyangwa se umukozi wo mu rugo bari barakuye mu Isiraheli. Hari umwana wabahavanye aza gukora kwa Namani, ahageze akajya arabukwa shebuja avuye muri dushe. Burya abakozi nabo n'abantu babataka ku jisho, n'abantu bakoresha imbaraga z'amaso cyane, ngo akajya arabukwa shebuja uburyo yarwaye ibibembe, uburyo. Noneho ngo aza kuvuga atya ati riko ye mfite igitekerezo, nyakubahwa boss wacu mu Isiraheli hariya mwamvanye, hari umugabo w'umurokore witwa Elisa. Uyu nguyu asengera abantu bagakira, n'umuhanuzi nibamenya. Umva, Elisa mu kanwa k'umukozi, ariko dukeneye ba Elisa bamenyekana n'abakozi bakajya babavuga. Hanyuma Namani arabyumva, yumva hari amahirwe yo gukira, nibwo yapanze ingabo, ayobora ingabo. Ibyo sibyo nagendereye, ariko ndashaka kuvuga ko Namani bitarangiye adakize, ndashaka kuvuga aho yakiriye. Kandi nimvuga rimwe wumve kabiri, nawe hari ahantu wakirira. Imana ishimwe. Hari ahantu wakirira iki kintu kikubaza, iki kintu kiyomeka ku murimo w'Imana ukora kikaza ariko hari ahantu wakirira. Aleluya. Arangije ngo Namani ategura ingabo, ashyira amatandiko ku ndogobe, aragenda mu Isiraheli. Aho Elisa yicariye ku mukeka, aho yibereye mu cyumba kiwe cy'amasengesho, aho amenyera amakuru, ngo Namani ahaguruka, ngo uko ahagurukaza Elisa akajya amukurura, amukwega atya, ukwaza, ngo ageze hafi ku marembo, Elisa abwira abakozi barababwira ati mugende mumubwira akomeze kuri Yorodani kandi yibire 7. Ibibembe afite birahumanuka. Namani atangira kuzana zangesa abantu bagira ati nagira ngo byibuze ari bundembare mbyeho ibiganza, andambike ibiganza ahantu hose hagiye hari ibibazo, none ngo nge kuri Yorodani. Batari ko nyakubahwa yavuga ikirenze icyo ntiwagikorera kugakira ibibembe. Ngo aramanuka. Ibibembe iyo tubivuga ababizi ni indwara ikaze, iryana, ifata uruhu, iryana cyane, ibabaza bishatse kuvuga iki ari n'icyaha kibabaza, ukabana n'icyaha kikakubabaza, ukaba umusambanyi bikakubabaza, bikakugiraho n'ingaruka. Ngo aramanuka kuri Yorodani, ngo yibira 7. Shura 7 ibibembe bivaho. Yangije aravuga ati byanga byakunda umuhanuzi ndamuhitura. Apanga kumuhitura Elisa, aramubwira ati impano y'Imana ntigurwa ifeza. Ariko ngo Gehazi wari waratwawe n'umwuka w'amaturo
kuko abahanuzi b'iki gihe batwawe n'umwuka w'amaturo, bariya abahanuzi baka amafaranga, mumenye ko nabo bafite umwuka wa Gehazi. Uriya ni umwuka wa Gehazi, ni umudayimoni wa Gehazi uhora utera abahanuzi, zana amafaranga, zana tukugira aha, zana tuguse. Uriya ni umwuka wa Gehazi. Kandi nabo bamenye icyo babura. Shobora kubuhanura ariko uca amafaranga abantu kugira ngo basengere cyangwa bahanurire. Ngo Gehazi arebye uwo mutungo wose bari bazanye, Elisa yanze, ngo abonye barenze, ngo arabakurikira arababwira ati nyakubahwa Elisa arambwiye ngo iryo turo ni murizane. Elisa nabyo arabizuminga aravuga ati umva, kubera kubatse ikiguzi ibibembe n'amane yararwaye aka kanya bihite bikujyaho. Imana itugirire neza cyane. Twegereza ku musozo, reka mvuge iri jambo ryo mu byakozwe n'intumwa twasomye. Iri jambo rivuga ku mugabo witwa Apolo. Apolo uyu nawe yari umuntu ufite ibintu yujuje ariko akagira icyo abura. Bibiliya yavuze iki kuri Apolo? Bibiliya yavuze ko icyambere nawe hari ibintu bine Bibiliya yamugaragajeho. Cyambere yari intyoza. Apolo yari intyoza. Umva, yari intyoza kundusha. Yari intyoza mu kuvuga. Ubu tugira abantu b'intyoza muri iri vuga butumwa, tugira abantu b'intyoza mu murimo, tugira abantu b'intyoza bazi kuvuga, bazi gusobanura. Umva, azi gusobanura icyanditse, akagitondagura, akagisobanura, akakijya mu mateka, akakizana mu buzima busanzwe cyanditswe, akamenya kukivuga bye ku buryo uvuga uti umuntu yize Bibiliya. Ariko ari indaya, ariko ari umusambanyi, ariko ari umugome, ariko afite ariko. Hari abantu b'intyoza azi gusobanura ukibura, kavuga uti umuntu arasobanutse pe no mu kanwa, ariko hakazaho akantu. Cya kabiri Apolo yari afite, Bibiliya yavuze ko Apolo yari umunyabwenge. Yari umunyabwenge. Hari abantu baba ari abanyabwenge bizwi, kandi imbaraga z'Imana isumba byose zigumye ziturindira abanyabwenge dufite mu gihugu. Igihugu kidafite abanyabwenge gitakaza imbaraga, itorero ridafite abanyabwenge ritakaza imbaraga, urugo rutarimo umunyabwenge rurasenyuka, ishuri ridafite umudirekiteri w'umunyabwenge ritakaza imbaraga. Imana igumye kugwiza abanyabwenge. Ni byiza. Uyu Apolo ngo ari umunyabwenge. Hari abantu baba ari abahanga, ari abanyabwenge bwinshi. Akenshi na Bibiliya ivuga ko ubwenge butangwa n'Imana. Abarimu icyo batanga ni ubumenyi. Ubumenyi n'ubwenge ni ibintu bibiri bitandukanye. Ubumenyi buva mu ishuri ariko ubwenge buva ku Mana. Mana ishimwe, Mana iha abantu ubwenge. Nsabiye abantu ubwenge mu izina rya Yesu. Abantu bankurikiranye mbasabiye ubwenge mu kazi ukora, mu rwego rwawe, kuri titiri ufite, ngusabiye ubwenge mu izina rya Yesu. Apolo uyu ngo yari umunyabwenge, yasobanuraga ibyo abandi bananiwe. Umva icya gatatu Bibiliya ivuga kuri Apolo. Apolo ngo yari umuhanga, ariko ngo akaba umuhanga mu byanditswe. Akaba umuhanga mu byanditswe, akamenya kuvuga inkuru, akaba yafata Debora akamukura aho avuka, akamuzana munsi y'igiti cy'umukindo, akamukurura akamuzana arimo yivuga, akamukurura akamuzana ahagurukije urugamba rurwanya Sisera, akaba yamuzana akamugeza mu nzira aho barengaga ahinguka, akamugeza ku ndirimbo yaririmbye Sisera amaze gupfa. Akaba umuhanga mu byanditswe. Hari abantu tugira b'abahanga mu byanditswe, bisobanura, basobanura ibyanditswe ukibura. Apolo iki kintu yari agifite, hari umuhanga cyane ku cyanditswe, yagisobanura nkaho yari ahari. Akaba yasobanura Eliya wita ishubi, akamuvana havuka, akavuga uburyo ari umwana wa kanga, akamuzana mu muhanda wisha abahanuzi, yavuze ngo umuriro batwike, akamugeza i Karumeli, akamugeza munsi y'igiti cy'umurotemu, akamuzana akamugeza. Yari umuhanga mu byanditswe.
umva icya kane yagiraga, ngo yagiraga umwete. Bibiliya yavuze ngo mwinshi, yagiraga umwete mwinshi. Nituvuga umwete, hari umuririmbyi waririmbye ngo nutagira umwete mu nzira y'Imana ntabwo uzagera mu ijuru. Apora ibi bintu yari abyujuje. icya kane yagiraga ikintu cyitwa umwete mu by'Imana. Ariko umva uko Bibiliya ivuze ngo ariko yarazi umubatizo wa Yohana gusa. Nicyo kibazo cye. Yarazi umubatizo wa Yohana gusa, ariko ntabwo yarazi umubatizo wa Yesu. Negereza ku musozo kugira ngo ngusengere. Uzi icyo ubura, uzi ibyo ufite, uzi ibyo wujuje, uzi ibyo abantu bagukundira, uzi imirimo ukora mu rusengero, ariko icyo ubura urakizi. Ndagira ngo aho uri, aho uherereye, nimba uri mu nzu yawe uhaguruke cyangwa upfukame ngo usengere. Nimba uri mu cyumba cyawe ukimara pfukama ngo usengere, utitaye kuri titiri ufite, pfukama ngo usengere. Imana iguhe imbaraga zo kumenya icyo ubura kandi ucyuzuze. Mwami Yesu, ndambitse ikiganza kuri aba bantu baciye bugufi kubw'ijambo ryawe. Imbaraga zisumba byose zibamanukire. Baragukoreye mu nzu yawe, bagira imirimo myinshi, bagira amatitire bamenwaho, bagira ibyo buzuza, bagira ibyo bamenwaho, ariko hari ibyo babura. Suka imbaraga ku byo abantu bawe babura mu izina rya Yesu, kandi mbasengera mbasabiye kunesha no guhora banesha. Urakoze, mbisenze shima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen.